Muraho neza nshuti namwe bakunzi ba Physio Rwanda, batwandikira batubaza bati kubabara umugongo w'uruhande rumwe ubundi biba byagenze bite? Ubundi se ni iki bishobora gusobanura? N'icyo umuntu yakora? Iki ni ikibazo abantu benshi batubaza, nkabanje kugira ngo tugisubirize hamwe muri rusange. Batwandikira bagira bati kubera iki mbabara umugongo ibumoso gusa? Undi nawe ati njye mbabara iburyo gusa. Abandi ukumva baravuga bati ububabare tuba twumva butari hagati y'umugongo, ahubwo ugasanga buri ku ruhande rumwe gusa. Iyo bibaye abantu benshi bahita batekereza yuko bafite ikibazo cya disike, cyane ko ari abantu benshi bakunze kugenda babwirwa hirya no hino. Bamwe bakavuga bati wenda ubwo disike yafungutse, yavuye mu mwanya wayo se, cyangwa se harimo uburwayi bukomeye. Gusa ntabwo buri gihe ari uko nguko biba bimeze, niyo mpamvu ngiye kukubwira icyo byose bisobanuye. Uyu munsi tugiye gusobanura impamvu zitandukanye zishobora gutera kubabara umugongo w'uruhande rumwe ndetse n'icyo wakora. Ikintu kiza ku mwanya wa mbere, burya nakubwira ko umugongo ushobora guhinduka mu buryo butandukanye bitewe n'ibice cyangwa se ingingo ziwugize. Ubusanzwe umugongo ugizwe n'ibice byinshi birimo amagufwa, hakazamo disike. Disike ni twa tuntu tuba tumeze nk'udushashi turimo amazi, amagufwa abasha kuba yakwikaragiraho, ndetse utwo tuntu tukaba dutuma n'amagufwa adakoranaho. Nk'uko bireba ku mashusho biragaragara neza. Hakazamo kandi imikaya, ni za nyama n'ubundi zibasha gufata ayo magufwa kugira ngo agume mu mwanya wayo, ndetse binakorohere kuba wahina umugongo cyangwa se wawuhindukiza. Hakazamo kandi n'ingingo z'umugongo, birumvikana zizamo ibyo bice byose bitandukanye, cyane cyane n'amagufwa abagize umugongo. Hakazamo kandi imyakura, iyi ni imitsi ibitwara amakuru iyavana ku bwonko iyajyana kuri za nyama cyangwa se kuri ya mikaya y'inyuma, kugira ngo habe habaho umuvuma runaka cyangwa se habe habaho kugenda k'umubiri runaka. Ikindi kintu nanone navuga ko iyi myakura ibishobora no kuba yatwara amakuru iyavana kuri za nyama zo ku mubiri cyangwa se ya mikaya iyasubiza ku bwonko kugira ngo hagire ikindi kintu gikorwa. Ikindi nanone, kimwe mu bigize umugongo haba harimo n'imitsi y'amaraso. Haba harimo imitsi ishinzwe gutwara amaraso iyazana kuri bya bice byose bigize umugongo kugira ngo bibashe kuba byabaho neza. Iyo kimwe rero muri ibi bice kigize ikibazo, ushobora kumva ububabare ku ruhande rumwe gusa. Niyo mpamvu kubabara ibumoso gusa cyangwa iburyo gusa bishobora kugira ibisobanuro byinshi. Reka mbisobanure nifashishije izi mpamvu zikurikira. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira ububabare bw'umugongo ku ruhande rumwe bitewe n'ikibazo cy'imikaya. Iyi niyo mpamvu ikunze kuboneka cyane, burya imikaya cyangwa se izi nyama zo ku mubiri zigize gutya zikaba ziri ku ruhande rumwe rw'umugongo, ukaba wasanga zarushye cyane, zakomerekejwe se, zakanzwe cyane se, cyangwa zakoreshejwe nabi. Ibi ngibi bishobora gutuma ubabara uruhande rumwe gusa. Urugero, wateruye nabi se, wateruye uhengamiye ahantu hamwe, urumva habayemo gutsikamira iyo mikaya yaho, iki gihe ushobora kuhababarira. Ushobora gusanga ukora akazi kenshi ukoresha uruhande rumwe, buryo uko uhengamira ahantu hamwe, uko uterurira ahantu hamwe, uko ibikorwa byose bikorera ahantu hamwe, icyo gihe bituma hashobora kugira ute kunanirwa. Mu kunanirwa rero n'ubundi ni izo nyama, niyo mikaya iba yananiwe, bikaba byatuma rero ubabara rwa ruhande rumwe, mu by'ukuri ukaba ari bwo wataka umugongo w'uruhande rumwe. Ikindi nanone ushobora kuba uryama nabi, burya no kuryama nabi bishobora gutsikamira ya mikaya, bikaba byatuma ubabara uruhande rumwe. Akenshi rero ububabare bw'imikaya navuga ko buba buri ahantu hamwe, kuko hari imikaya iri ibumoso, hari n'imikaya iri iburyo, bitewe rero naho wakoresheje cyane, aho wabangamiye, icyo gihe niho hababara. Bukomeza kurushaho cyane iyo ukora nyine ya mirimo, ariko by'umwihariko yibanda ku gice kimwe cy'umubiri ku ruhande rumwe rw'umugongo. Ni nayo mpamvu navuga ko ubu bubabare bworoshywa cyangwa se bugabanywa no kuba waruhuka ugasubira mu mwanya mwiza w'umubiri, uretse guhengamira ahantu hamwe cyangwa gukorera cyane uruhande rumwe. Reka tujye ku mpamvu ya kabiri. Impamvu ya kabiri nayo n'ubundi igaruka ku ngingo zo mu mugongo. Burya mu mugongo harimo n'ubundi
twa tuntu duto duto dufasha amagufa kugenda neza, kudakoranaho, kutikubanaho. Iyo rero buri kamwe gafite ikibazo, utu dushobora kubabaza uruhande rumwe gusa, cyane cyane iyo uhagurutse, iyo uhindukiye cyangwa se mu gihe waba wunamye. Impamvu iza ku mwanya wa gatatu ni mu gihe noneho imyakura ishobora gukandamizwa. Ya mitsi isanzwe itwara amakuru niba ikandamijwe bigenda bite? Iki ni cyo abantu benshi burya bita sciatica. Iyo umwakura usohoka mu mugongo ukandamijwe, ububabare bushobora gutangirira mu mugongo ukamanuka mu kibuno ndetse no mu kuguru, cyane ko uyu mwakura wa sciatique ari nawo munini cyane mu mubiri, uba uturuka mu mugongo n'ubundi ukamanuka mu itako, ukamanuka ndetse no mu maguru. Ibi ngibi rero akenshi iyo bibaye usanga ibimenyetso umuntu ashobora kuba afite birimo ibinya, kuryaryata, kumva utuntu tumujombagura cyane. Urumva muri icyo gice n'ubundi cyo kumanuka cyangwa se no ku mugongo akaba yakumva hatameze neza, cyangwa kumva harimo gushya mu kuguru no kuba yakugiramo intege nkeya. Iyo rero ibi ngibi bihaye tuba dutekereza cyane ku kibazo cy'imyakura, cyane cyane uyu mwakura wa sciatique. Usibye rero izo mpamvu zitandukanye maze kugarukaho, hari n'indi mpamvu iza ku mwanya wa kane. Nanone burya ibibazo bya disc bishobora gutuma ugira uwo mugongo w'uruhande rumwe. Buryo disc ibyimbye cyangwa se isohotse gato ishobora gukanda ku mwakura. Icyo gihe nabwo umugongo ushobora kubabara uruhande rumwe, ububabare bukamanuka mu kuguru, yewe hakaba habaho n'ibinya cyangwa se kuryaryata, ariko ntabwo buri bubabare bwo ku ruhande rumwe buba buturutse kuri disc nk'uko nakomeje kubigarukaho, ari nayo mpamvu ndi kuguha impamvu zigiye zitandukanye. Impamvu iza ku mwanya wa gatanu burya ni impyiko. Rimwe na rimwe nanone ikibazo ntabwo kiba kiri mu mugongo gusa. Impyiko zishobora gutera ububabare ku ruhande rumwe, cyane cyane niba uri kugenda ugasanga ufite umuriro, ugasanga hari ikibazo mu buryo wihagarika, ugasanga cyangwa se mu nkari wihagarika harimo amaraso. Iki gihe biba ari ibimenyetso bikwereka ko ugomba kujya kwa muganga, bityo bakagusuzuma bakareba ko impyiko yawe yaba ari nzima cyangwa se yaba ifite ibibazo. Impamvu iza ku mwanya wa gatandatu burya ushobora kuyibonera mu mitsi y'amaraso. Nubwo bidakunze kubaho cyane, ariko hari igihe ikibazo cy'imitsi y'amaraso gishobora gutera ubu bubabare, cyane cyane nk'iyo amaraso ari kugera neza mu bice bimwe na bimwe by'umubiri ku ruhande rumwe rw'umugongo. Ushobora kumva ububabare cyangwa se ukumva habayemo kuremererwa, ukumva nyine ntabwo hameze neza nk'igice gisanzwe gifite nyine ayo maraso. Ibi rero bisaba kwisuzumisha kugira ngo bimenye neza. Reka rero nkubwire ibimenyetso biteye impungenge ndetse n'ibimenyetso umuntu aba agomba kubona agahita ajya kwa muganga byihutirwa. Ugomba kujya kwa muganga byihuse niba ufite intege nke mu kuguru, niba ukuguru kwawe kwatangiye gucika intege, niba ibyo byose biri gutuma utari kubasha kugenda neza, niba utabasha kwihagarika cyangwa se kwituma, niba ufite umuriro, niba kandi kugabanuka ibiro bigenda bibaho mu buryo udasobanukiwe. Ibi ni ibimenyetso biba bikwereka yuko ugomba guhita ujya kwivuza. Ushobora kwibaza ute se ibi bimenyetso ni ngombwa ko byose mbibonera icyarimwe? Oya, ntabwo ari ngombwa ko ibi bimenyetso byose bibonera icyarimwe, cyane cyane kuko twabonye ko nk'umuntu ufite ikibazo n'ubundi cy'impyiko ushobora gusanga wenda ari kwihagarika izo nkari zisa n'izirimo amaraso, ushobora gusanga afitemo umuriro, ushobora gusanga atameze neza muri ubwo buryo. Icyo gihe ugomba kujya kwisuzumisha. Ntabwo wavuga ngo wenda ibi nubwo biri kuba nkaba ndi kubasha kugenda reka mbe mbyihoreye kuko icyo kimenyetso singifite. Buri kimenyetso cyose navuzemo aha ngaha, yaba kugira intege nke mu kuguru, yaba kutabasha kugenda neza, yaba kutabasha kwihagarika cyangwa kwituma, yaba umuriro, yaba kugabanuka cyangwa se gutakaza ibiro mu buryo udasobanukiwe cyangwa budasanzwe, ibi byose buri kimenyetso cyose kiba ari icy'ibanze uba ugomba kucyitaho, ukajya kwa muganga bakagusuzuma kugira ngo ubashe kumenya ni iki nkwiriye gukora mu gihe cya nyacyo, kandi ni ryari nkwiriye kwivuza bitari byarenga urugero. Aha ngaha mpita nongeraho akandi kantu kavuga ko burya kwirinda nyine biruta kwivuza, kandi iyo wanivuje hakiri kare haba hari amahirwe menshi yuko bafatirana uburwayi bwawe butari bwagera kure, ukaba wakira vuba cyangwa se bikaba bitakuzahaza cyane. Dore rero ikintu nanone ushobora kuba wahita ukora
by'umwihariko kugira ngo ukomeze unarinde ubuzima bwawe kwangirika, buryo uba ugomba kwirinda kuryama umunsi wose. Hari umuntu uba ucyumva ko yarwaye umugongo w'uruhande rumwe akavuga ati ngomba kuryama nkaryama nibyo bintu bizamfasha kuba nakira umugongo wanjye. Ni ukuvuga ngo kuryama burya ntabwo kuryama umunsi wose ari byo byagufasha. Birumvikana ushobora kuryama nk'iminota 20, 30, 40 kugira ngo uruhuke wenda, kuko umugongo w'uruhande rumwe nk'uko twabibonye ushobora kuba watewe wenda n'imirimo wakoze ukayikora mu buryo butari bwiza. Ibyo birumvikana, ariko gufata umunsi wose uryamye icyo gihe kiba ari ikibazo, nabyo bishobora kongera bikagutera ibindi bibazo bitandukanye by'umugongo. Ikindi kintu buryo uba ugomba kwitaho ni ukugenda buhoro buhoro, ukagerageza ukagenda n'amaguru. Ubu ngubu haje amahirwe menshi, hari ahantu usanga nubwo harimo iminota mike cyane umuntu arafata imodoka aragiye, afashe moto aragiye, ariko iyo utangiye kumva ibyo bibazo uretse no kuba utari wabyumva, burya urugendo nibura kuba wagenda nk'iminota 30 ku munsi biba ari ibintu byiza cyane bishobora gufasha umugongo wawe ndetse bikanafasha ubuzima bwawe bwose muri rusange. Ikindi kintu cya gatatu, uba ugomba kwirinda guterura ibintu biremereye kandi ukirinda kubiterura nabi. Ni ukuvuga ngo niba ugiye guterura ikintu, gerageza uce bugufi, usutame, ugiterure kandi nabwo ukiyegereje kugira ngo udahina umugongo wawe cyane ukaba wagira ibibazo. Ibyo ngibyo bidufasha guterura ikintu neza, atari kwa kundi umuntu ahita yunama ugasanga umugongo uraturitse. Twitwararike rero kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza. Ikindi kintu cya kane, burya no gukora imyitozo ukurikije inama z'umufizioterapiste cyangwa se umuganga. Umufizioterapiste yakugira inama nzima, umuganga yakugira inama nzima z'uburyo ugomba kwitwara, cyane cyane abafite ibi bibazo. Niyo n'ubundi agiye ku ivuriro hari imyitozo imwe n'imwe bamuha yo kuba yakora, niyo mpamvu iyo myitozo uko yayihawe niko aba agomba kuyikora kugira ngo adahuriramo n'ibindi bibazo bitandukanye ashobora kuba yagira. Ikindi kintu cya nyuma, burya niba ububabare bwawe bukomeje ugomba kwisuzumisha byo, nk'uko nabigarutseho mbabwira ibimenyetso bikwereka ko ari ngombwa ko ugomba guhita ujya kwivuza. Inshuti za Physio Rwanda rero, ngana ku musozo, burya kubabara umugongo w'uruhande rumwe ntabwo ari indwara imwe, bishobora guterwa n'imikaya nk'uko twabibonye, bishobora guterwa n'ingingo, byaterwa n'imyakura, byaterwa n'amadiske, byaterwa n'impyiko cyangwa se n'ibindi bibazo bitandukanye. Niyo mpamvu kwisuzumisha ari ingenzi mbere yo gutangira ubuvuzi. Niba ububabare bwawe bumaze igihe cyangwa bukamanuka mu kuguru, ni byiza ko ureba umufizioterapiste cyangwa muganga kugira ngo umenye neza icyabuteje, akwereka n'uburyo ki ugomba kubukira. Niba iyi video igufashije, kanda like, ukande subscribe kuri Physio Rwanda, usangize n'abandi iyi video, cyane cyane abakunze kubabara umugongo w'uruhande rumwe. Ibi ngibi nabo ndizera ko biri buze kubafasha. Wakoze cyane, nge tuzongere duhurire mu yindi video y'ubuzima, aho mba ngusobanurira byinshi bitandukanye bigendanye n'uburyo umubiri ukora ibintu biri physique.